Dusobanukirwe icyo purigatori ari cyo mu nyisho za Kiliziya Gatolika. Purigatori cyangwa isukuriro ni iki? Ese kwemera bifite ishingiro? Uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Kiliziya imwe. Uhoraho ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe ngo ature ku musozi wawe mutagatifu? Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye. Tubisanga mu gitabo cya Zaburi. Ijuru rihamagariwe bose, ariko kugeramo bisaba kwinjira mu muryango ufunganye. Luka umutwe wa 13 umurongo wa 24. Bityo nawe ahamya ko abava kuri iyi si bose bahita binjira mu ijuru. Ni kimwe n'uko atari byo kwemeza ko abaharanira icyiza bakarwanya ikibi ariko bagapfa bagifite ubusembwa bajya mu muriro w'iteka. Niyo mpamvu bamwe bashobora gusukurwa n'impuhwe z'Imana nyuma y'urupfu. Ubwo buzima butari ubwo mu ijuru nube n'ubwo mu muriro nibwo Kiliziya yita isukuriro cyangwa purigatori, purificatoire de purifier. Ese koko purigatori ibaho cyangwa n'ibihimbano bya Kiliziya Gatolika? Niba ibaho twabisanga he muri Bibiliya? Purigatori iri muri Bibiliya, ahubwo nuko benshi batayisoma ngo bayisobanukirwe. Ngaho fata Bibiliya yawe usome mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera kwa 8. Hari aho bavuga ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi n'igitotezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, barigendeye basa nk'aho bagushije ishyano. Bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bibereye mu mahoro. Ubuhanga 3:1 kugera kuri 3. Aba ni abageze mu ijuru ku bw'impuhwe z'Imana bibanira nayo, ndetse nubwo amaso y'abantu basa n'abahanwe bahorana amizero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga hakwiye kuba abayo, yarabasukuye nka zahabu mu ruganda ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana barabagirane nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byumye. Bazacira amahanga imanza kandi bategeke ibihugu, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. Igitabo cy'ubuhanga umutwe wa 3 umurongo wa 4 kugera kwa 8. Aba bavugwa hano ni abari mu isukuriro cyangwa purigatori. Abahakana ko purigatori ibaho nizere ko basubijwe noneho. Ese buri wese agira amahirwe yo guca muri purigatori? Mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 32, Yesu yemeza ko uvuga nabi Roho Mutagatifu atazagirwa imbabazi, ari muri iki gihe ari no mu gihe kizaza. Mu zindi ndimi bigaragara kurushaho ko ari mu buzima bwa nyuma y'urupfu. Ibi byerekana ko ari abashobora kugirwa izo mbabazi mu gihe kizaza. Abadakora icyaha cyo guhakana ibikorwa by'urukundo n'ibitangaza bigaragara Imana ikoresha Kristo na Roho Mutagatifu, cyangwa se kubyitirira sekibi. Soma muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 26, cyangwa se igitabo cy'Abanyakolosi, cyangwa se igitabo cy'Abanyakorini ba mbere umutwe wa 3 umurongo wa 15. Imyumvire y'Abagatolika ese koko yaba ifite ishingiro? Yego, imyumvire ifite ishingiro kuko ishimangirwa n'uruhererekane rwa Kiliziya amenshi amadini ya Gikristo akunze kwirengagiza nkana. Kuva mu ntangiriro Kiliziya Gatolika ikomoka ku ntumwa yahwemye kandi ntizahwema gusabira abapfuye, kuko yemera kandi ikizera ko hakurya y'imva hari ubuzima. Umubiri urabura ariko roho yo nipfa. Abakristo Gatolika twemera kandi twizera ko n'imibiri yacu ifite agaciro, kuko Yezu azatuzura ku munsi w'imperuka. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Purigatori iriho kandi ifite ishingiro, bityo ni ngombwa gusabira abacu bapfuye, kuko yenda baba baragize amahirwe yo kubona purigatori kandi bakaba bakeneye uwabatabaza isengesho kugira ngo impuhwe z'Imana zibagereho bidatinze. Purigatori ni umuriro usukura, kuko zahabu isukurirwa mu muriro. Purigatori si itegeko kuyemera, ariko kwemera icyo ijambo ry'Imana ritubwira rituburira byaba byiza. Tuzirikane ku ijambo ry'Imana dusanga muri Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugera ku 45. Yesu abwira Marita wari umaze iminsi apfushije musaza we Lazaro ati, musaza wazazuka, ninjye zuka n'ubugingo, unyemera wese nawe yaba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Zirikana kuri aya magambo ya Yesu urayakuramo kwizera, hari iherezo ryiza ry'intungane. Tuzirikane no mu byahishuwe umutwe wa 22 umurongo wa 13 kugera kwa 15. Ni njyewe Alpha na Omega, uwibanze n'uw'imperuka, intangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa amakanzu yabo kugira ngo bagire uburenganzira ku giti cy'ubugingo, kandi ngo binjire mu murwa banyuze mu marembo yawo, kuko abimbwa n'abarozi n'amahabara n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese ukunda ibinyoma kandi bikoresha
aho bazahera hanze. Dore rero uko roho zo muri purigatori zitabarwa cyane cyane n'igitambo cya misa baziturira kandi nta cyagisimbura. Misa niyo mfashanyo ikomeye umuntu yaha we witabye Imana. Ni inshingano ku mukristo nyawe gusabira we witabye Imana, amushyingura gikristo ku munsi yapfuyeho, ariko ntaciraho akajya ananyuzamo akamusabira. Misa isomwe ituriwe witabye Imana imurongera imigisha myinshi kurusha andi masengesho yose. Tugendeye ku muco wa Kiliziya, usabira we binyuze mu gitambo cy'Ukaristiya agomba kugira ituro ryihariye agenera Kiliziya. Iryo turo akaba ari nk'impongano itangiwe nyakwigendera, kuko we nta cyaba gishobora kwikorera. Niba mu gushyingura umuntu wacu dutegura ibyangombwa byose ngo tumwerekeze mu cyubahiro, ntibikwiye ko twakubaha umubiri we gusa tuwushyira mu isanduku ihenze cyane, cyangwa dukora iminsi mikuru aho twirira twinywera we bitamugeraho, ngo twibagirwe icy'ingenzi ari cyo kurokora roho ye tuyiturira igitambo cya misa. Amafaranga yo gusaba misa yo gushyingura gikristo ntagomba gufatwa nk'igihombo umuryango nyakwigendera ugize mu byerekeye umutungo. Mu by'ukuri umuntu wese upfuye aba asize umutungo mwinshi, kandi niyo yaba uruhinja, kuko umwana nawe ni umukire, ni umwami. Ni kuki twasigana imitungo ye tuyishimiramo cyangwa ndetse tuyimaraniramo, ntitube twakoramo ngo dutange ituro ryo gusabira roho ye, kandi cyo cyonyine gikomeye aba dusaba kumukorera. Abakristo bamenye uburyo roho z'abapfuye zikenera misa buri munsi. Bajya bazisabira izo misa. Hari abakristo bamaze gutera imbere mu gusabira roho zo muri purigatori, urugero muri paruwasi ya Rukomo. Natwe dukwiye kugerageza. Icya kabiri gitabaza izo roho ni imibabaro abantu bamwe bakiri ku isi biyemeza kugira ku giti cyabo, bakayakira nk'impongano y'ibyaha by'abapfuye. Urugero, Mariya Sima wabonekewe na roho zo muri purigatori yagiye kenshi yikorera imisaraba yazo zikamusaba kuzirangiriza ibyo zitari zaratunganyije ku isi. Yamara kubikora zikamushimira zivuga ko zabohowe purigatori, ko zageze mu ijoro. Cya gatatu ni rozari. Uretse misa nta kindi kirusha rozari gutabara roho z'imbabare za purigatori. Ni nyinshi zibohorwa buri munsi kubera rozari, kandi zagombaga gutegereza imyaka myinshi mu bubabare, basaba ngo bazabasabire igihe bazaba batakiri ku isi, ikaba nk'impongano y'ibyaha byabo. Gutera amazi y'umugisha kumva nabyo birazifasha. Muvandimwe, zikara ko nawe ejo uzaba wavuye mu isi y'abazima, maze witeganyirize usabira abawe bitabye Imana kuri ubu buryo bunyuranye tubagejejeho. Iyo neza nawe uzayiturwa. Gusabira abapfuye si itegeko uhatiwe, ni igikorwa cyiza kikuvuye ku mutima kandi girasohoye iturwa indi. Murakoze.